aba ex sinzi iyo baraja. None Yori urukundo atangiye kurushira ku rundi rwego. So guys, nonje kugikaza no kuri Venke Empire. Nawe nimba uri umukunzi wa filime yacu Ibanga ukaba utarakora subscribe hano kuri Venke Empire, ndagushishikariza kugira ngo bakora subscribe ubundi tugendane mu zindi bayasenti zose ziba ziri kukugera umunsi ku munsi. So guys, ni Yori yakoreye agashanyambo. Ni Yori none yatangiye kuba romantique mu rukundo. Ni Yori yatangiye gusoma nyambo noneho yivuye inyuma. Ni Yori urukundo atangiye nono kurushira ku yindi ntera. Ese Mutoni arajahe? Ese Dete we arajahe? So guys, Dete mu rukundo yakundaga Ni Yori turabizi ko ubugambanyi burimo, nubwo amukunda ariko n'ubugambanyi burimo. Kandi na Mutoni nubwo akunda Ni Yori ntago amukunda kurusha Nyambo. Ese muri aba bantu batatu umuntu uberanye na Ni Yori ubona rinde? Niba ukurikirana filime yacu Ibanga ubona Dete, Mutoni ndetse na Nyambo uberanye na Ni Yori ninde? So guys, ibitekerezo ni ibyawe. Niba uri umukunzi wa filime yacu Ibanga tanga igitekerezo hasi ube wanyibwirira muri aba batatu umuntu ubona uberanye na Ni Yori cyane ninde? Ese ubona Ni Yori muri aba batatu uwo yashingiranye nawe bakaberana yaba arinde? So guys, murabizi ko twebwe tubagezeho tubende sense tumeze neza. Kandi niba warakoze subscribe hano kuri Venke Empire ndagushimira, wahisemo neza umuntu w'intwari. Kandi murabizi ko nubwo Ni Yori akundana na Nyambo urukundo rumeze neza, murabizi ko abarurwanya naho bagiye, abarurwanya baracyahari. Mutoni, Dete ndetse na Yves barahari. Kandi niba uri umukunzi wa filime yacu Ibanga ndagushimira. Kandi niba noneho uri umukunzi wa behind the scenes mba ndi kugeza umunsi ku munsi, uri umuntu w'intwari yahisemo neza. Turabizi ko tugarutse hano mu mujyi, nubwo twari tuzi ko Kiramani akundana na Queen, noneho Kiramani ari gutangira bundi busha gutereta. Kiramani ntagakundana na Queen afite umukunzi. Tugarutse kwa Kiramani mu rugo byakomeje kugorana ibya Papa Kiramani. Papa Kiramani yakomeje kwishiramo Tereza cyane birenze. Noneho umugore we yatangiye kumenya ikibazo yaba afite. Ese umugore we yazageraho akanakeka ibindi, cyangwa se Papa Kiramani yaba ari kwimenera ibanga ryo yari afitanye na Tereza? So guys, niba ukunda Ibanga ndetse ukabona ashimishwe n'ukuntu filime yacu Ibanga ibiri kugenda, ndetse niba waranakoze subscribe hano kuri Venke Empire ndagushimira. Kandi niba noneho uri umukunzi wihariye ukaba utabura ku bikorwa byo mba ndi gukora umunsi ku munsi, wahisemo neza. Kandi murabizi ko mba ndi kubagezaho utuntu tw'ubwenge ndetse utuntu tumeze neza. So guys, ese twiganiriyeho gakeya, ubona filime yacu Ibanga iri kuganahe? Ese filime yacu Ibanga ni akahe kantu waba warifuje kuba wabonamo ariko kakaba karagutindiye? Ni ikihe kintu muri filime yacu Ibanga waba warashatse wakibona hakiri kare ariko kikaba cyaratinze? Tera comment hasi ube wambwira, ubundi dukomezanye mu zindi behind the scenes. Murabizi ko tubakunda, murabizi ko mutadusaba ikintu ngo tukibime kandi tugifite. Kandi niba noneho uri umukunzi w'Ibanga nta karusho, niba waranakoze subscribe hano kuri Venke Empire, murabizi ko mutadusaba ikintu cyo ushaka kugira ngo tukwereke muri filime yacu Ibanga, ndetse ikintu cyo wari utegereje kuba wabona muri filime yacu Ibanga ngo tube twakikugirira vuba ngo ube wakibona ngo tukikwime. Kandi niba uri umukunzi w'Ibanga murabizi ko tutabibihiriza. Kandi niba hari n'akantu waba urigeze muri kubona muri filime yacu Ibanga nikagushimishe, usabwa kugira ngo ube watera comment hasi ube wambwira tube twagahindura. Ndetse niba hari n'akantu waba ushaka kugira ngo twaba twongera muri filime yacu Ibanga, usabwa kugira ngo ube watera comment hasi umbwire tube twakongeramo. Kandi murabizi ko tubakunda cyane, niyo mpamvu natwe tuba turi hano ngo tubagezeho behind the scenes zose z'Ibanga, ndetse tube twanaganira no kuri filime yacu Ibanga kuri episodes zashize ndetse n'iziri kuza. Kandi niba uri umunyamuryango wa Miss Nyambo ndetse ukaba uri umunyamuryango wa filime yacu Ibanga ndetse ukaba warakoze subscribe hano kuri Venke Empire, ndagushimira umuntu w'intwari wahisemo neza. Kandi warakoze cyane kunyizera, nanjye ndagukunda.